gukora task kuri Twitter Flow. Ni gute umuntu yinjiza amafaranga kuri Twitter Flow? Urazamuka ukaza kuri application yawe ya Twitter Flow. Okay, iyi ni application nziza ya Twitter Flow aho dukorera amafaranga aho waba uri hose ukinjiza amafaranga hamwe na company nziza ya Twitter Flow. Murabona ko Twitter Flow irimo irafunguka. Nuko nguko tugenda dukora task twinjiza amafaranga uko bwije nuko bukeye. Urabona hano iyo ugeze kuri application urakatinga ndetse ugahita ukinjira hano muri my. Iyo ugeze muri my bahita bagusaba gushyiramo imyirondoro yawe. Mu gushyiramo imyirondoro yawe rero direct njyewe iyi ni yanjye mpise nyishyiramo. Maze kuyishyiramo ndakora login. Login. Icyo musabwa no gukora subscribe, like and comment kugira ngo turusheho kugenda dusangira ibyiza. Iyo umaze kugeramo direct ubu wageze muri system. Ngiye gukora icyo bita task zanjye z'umunsi kugira ngo ntangire ninjize amafaranga hamwe na Twitter Flow. Dada muguze dukorera amafaranga kuko iyi ni company nziza cyane, ni company yizewe, ni company imeze neza cyane. Murabona network zikomeje kugenda ziba ikibazo, ariko ibyo ntibibatere ubwoba cyangwa bibatere impungenge uko tugiye kwinjiza amafaranga hamwe na Twitter Flow. Nawe utarajoininga Twitter Flow uratumiwe. Urabona ntarakora task bitewe n'abantu baba barajoininze deja $3 ubwo ibihumbi 3 namaze kubikorera by'umunsi. Ni Twitter Flow nta yindi company. Urabona this week uyu munsi turi ku wa gatatu hamaze kwinjira amafaranga $51,000 na $51. Sindashyira hayo uyu munsi kuko ni mu gitondo cya kare. Murabona ko ntaho uragera. Iyi ni company nziza cyane. Reka ndisivinge task zanjye ntangire nkorere amafaranga mubireba. Murabona ko hano hariho $3 ku munsi maze gukorera. Ngiye gukora task zanjye rero kugira ngo amafaranga yiyongere namwe muyareba. Icyo usabwa nta kindi, uraza hano ukajya kuri jump. Wamara kujya kuri jump bahita bakohereza kuri Twitter. Bamara kukohereza kuri Twitter wow, ukaza hano ugakanda like. Wamara gukanda like ugakora back. Wamara gukora back ugahita ugakora submit. Success. Amafaranga yinjiye 1.3. Murabona ni task 8 zose ngomba kuzikora, ariko ninjiza 1.3. Ubwo no kuba inshuro 8 urahita ubona $10.4. Wow! Twitter Flow. We make money with Twitter Flow. Friends, our future is bright. Mureke rero nawe icyo usabwa ni ukuba wanyandikira cyangwa ukajya munsi urahasanga link ya Twitter Flow ujoininge. Aka kanya mbibutse ko turi kuri promotion aho ubu ngubu company irimo gutanga reward $45 ku mumambure winjiye, ariko yo ni promotion imara igihe gito. Icyo mbasaba rero nyabuneka mwese batura Rwanda, Barundi, Banyafrika bene wacu, muze dukole Twitter Flow kuko ifite amafaranga menshi. Mbabwire ngo ifite amafaranga menshi cyane. Yes, nkuko twakomeje tugenda dukora task zacu. Iyi niyo task ya nyuma yo gukorera amafaranga yacu. Uza hano kuri jump ugahita ukanda submit. Iyo umaze gukanda submit rero uba urimo kwemeza gukora task ya nyuma. Hangaha murabibona ko irimo iraloadinga. Ni nako task zacu z'umunsi tuzirangije. Iyo urabona ko task ni 0,
uhita ujya hano muri mayi ugahita ubona ayo umaze gukorera. Iki ni ikibazo cya network nta kindi. Murabona hahandi twari dufite deja hano hamaze kujyaho amadolari 18 y'umunsi, ariko ushobora no gusanga atari yo yonyine kuko wenda ari network zikigenda gake. Iyi company ni nziza cyane, irizewe kandi ikoranye ubuhanga bwinshi cyane. Nshuti bavandimwe, nshuti z'u Rwanda, nshuti z'u Burundi, nshuti dushaka banyamuryango ba industry ya cryptocurrency digital. Cryptocurrency nizo digital cyangwa zahabu ziri moderne. Wowe ushaka kugira byinshi ukomeza kugenda umenya, icyo usabwa no gukora subscribe, like and comment kugira ngo turusheho kubana ku buryo bwa buri munsi. Harimo abibaza ngo ese aya mafaranga tubona ngana ni 62 yo mu minsi 3, ayo mafaranga arabikurika, ese koko ni impamo cyangwa ni ukubeshya? Icyo kugira ngo tubamare impungenge rero turahita tubereka muri historique. Reka dusubizeho ko network mwese mubireba, ntago ibyo dukora tubikora ku mugaragaro kuri bandole twese twirebera. Reka tujye muri withdraw turebe ese uyu muntu yarabikuje cyangwa ni ukubeshya. Withdraw nta kundi, uraza ugakanda hano kuri withdraw. Wamara gukanda kuri withdraw bahita bakwaza niba ushaka kubikuza ni amadolari 15, ariko sibyo dushaka. Reka dukupe turebe nimba harimo historique. Murabona uyu muntu yatangiye ku itariki 17 z'ukwezi kwa 4, ku itariki 20 z'ukwezi kwa 4 mu minsi 3 abikuza amadolari 28, ku itariki 25 nyuma y'iminsi 5 abikuza 17. Tugende tuzamuke hano ku itariki 30 abikuza andi madolari 18, ku itariki 3 nyuma y'iminsi 3 abikuza amadolari 28, ku itariki 19 abikuza amadolari, ku itariki 5 nyuma y'umunsi umwe haciyeho umunsi umwe abikuza amadolari 19, ku itariki 6 bukeye bwaho abikuza amadolari 19, ku itariki 7 bukeye bwaho abikuza amadolari 45, ku itariki 9 abikuza amadolari 63, ku itariki 10 abikuza 31. Icyo usabwa rero ni ukujoyininga ukakora like, subscribe and comment kugira ngo tukwereke uburyo ki ushobora kubona amafaranga. Munsi yaho uri bubone link ya registration. Mbibutse ko turi kuri promotion, aho ubungubu winjira akagura amadolari 45, kugura VIP 1 ni amadolari 148, ugatangira gukorera 3.6 ku munsi. VIP 2 uri muri VIP 1 ni amadolari 200 na 50. Ukijoyininga ni amadolari 348, ugatangira gukorera amadolari 10 ku munsi. VIP ya kabiri utangira gukorera amadolari 20 ku munsi. VIP ya gatatu utangira gukorera amadolari 20 ku munsi. VIP ya kane yo nagahebuzo kuko ukorera amadolari 50 ku munsi. Aho ni harimo reward za commission, ni harimo unlevel zituruka kuri task bakora buri munsi. Company nziza cyane yizewe. Musabwe gukora subscribe, like and comment kugira ngo inyigisho utahawe ushaka kujya umenya kuri cryptocurrency, uko wabonera amafaranga muri cryptocurrency, uko wakora network zitandukanye za mining n'ibindi byinshi. Icyo usabwa ni gukora subscribe, like and comment kugira ngo turusheho kugenda tubana mu byiza ndetse no kwiteza imbere, kuko cryptocurrency nizo zahabu ziri moderne cyangwa digital or zahabu digital or. Niko akundi rero umunsi ku munsi tugiye kujya tubaha inyigisho. Kora subscribe, like and share maze usangize inshuti zawe uburyo ki wakorera amafaranga. Nta kindi rero, ayo yose ushobora kuyacyura ukayibikaho nawe ukaba umugwizatungo mu gihe wadukurikiranye kandi ugadukurikirana umunsi ku munsi, ukajya ureba video zacu, ukareba inyigisho zacu,
tukabana, kuko iyi ni isi ya tekinoloji, isi irimo iraba digitali, turimo turagenda tuva muri analogue tujya digitali, aho ibintu byose birimo gukorerwa ku ikoranabuhanga. Icyo usabwa rero ni ukudukurikirana kuko turahakubereye, tubayeho ku bwanyu, tubayeho kugira ngo dufashanye tuzamurane. Hano ni iyo channel ya Union Partners TV, ni televiziyo nyarwanda ushobora kwigiraho byinshi, uzagenda umenya ku buryo ki wakorera ifaranga rya cryptocurrency ndetse n'ibindi byinshi muri kumwe nanjye Papa Ngabo. Wow, ndabakunda cyane inshuti zanjye, hasta la vista. Turi kumwe ku bundi busobanuro, ibyo mwifuza byose mutwandike kuri comment, nabyo tugende tubibabwiraho uko bwije nuko bukeye. Nyagasani Yezu Kristo akomeze abarinde, akomeze abite mu byo mukora byose, kandi muhahe muronke Imana iri kumwe namwe.